Kristo. Tongera gushimira Imana yaturinze twese ongeza kushukuru Mungu alituchunga sote kugeza kuri aya masaha tukaba tukiri bazima. Fika saa hii tukigali hai, izina ryayo riragucyubahiro. jina lake libarikiwe. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana irakomeye cyane, Mungu ni mzuri sana, kandi izi kurarika, tena anajua kualika, kandi izi no kurinda. tena anajua na kulinda. Niyo mpamvu ubibonye abandi bakaba batakiriho, unapatikana wengine weho katika akaba hai, yakurinze wewe alikuchunga nuko yakwitaye. kwa kuwa yeye kushughulikia. Iyo Mana yakoze uwo murimo, Ule Mungu alifanya kazi hiyo, akurinda no mu muhanda, kuchunga barabarani, igihe waryamye abandi ibisimba byabagiye mu matwi, vitu vinaingia ndani ya abandi bibaje mu mazuru, ariko we hayawe ni mazima kabisa kubera ukuboko kw'iyo Mana mkono ule Bwana yabikoze. Rero nihabwe icyubahiro izina rya Yesu Kristo. Twavuga byinshi ku Mana yacu, yasema mengi kwa Mungu wetu, ariko nayo irabizi ko dufite amashimwe. yeye naye anajua kama tunashukurani. Ejo twari turi kumwe nawe, Tulikuwa nani, hari ijambo twavuze ariko ntimwaryumva neza, neno tulisema lakini hamkusikia vizuri, ariko ryari rishorewe n'umwuka w'Uwiteka. ilikuwa naongozwa na Roho Mtakatifu. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ngo twongere tuributse, Inakuwa lazima tuwakumbushe kubera yuko umwami wacu yadukoye amaraso, kwa Mungu wetu atupoza kwa damu, kandi ni umukwe wacu, tena ni Bwana, kandi ni umukwe w'itorero, tena ni kichwa wa kanisa, kuko yavuze ngo azaryishyura yudafite ikizere cyangwa umurimo. bila N'umugabo rero nawe ni umutwe w'urugo, mwanaume naye ni kichwa wa nyumba. hatagira uwumva ko umugabo we yamutanze inka nyinshi ko yamugira Bwana yake umuheswa. alipana ng'ombe nyingi amfanye mtumwa, Ntabwo umugabo yumva ko yatanze inka nyinshi ku mudamu we, yumve ko yaje aramukorera n'amabuye. asikie kama atakuwa na Umugore ni umufasha, ntabwo ari umugaragu, mke ni msaidizi, sio mtumwa, ariko ashinzwe kukubaha, lakini anashurutishwa kutii, ariko nawe ukamukunda. na wewe unampenda. Ariko ntabwo umugore yokwita imbwa, Lakini mke hawezi kuita mbwa, umugurira umwenda w'amafaranga menshi, na wewe muuzie nguo ya bei nyingi, urawumugurira nyine kugira ngo atambara ubusa, ariko ntabwo uramugurira uw'igiciro. utamuuzia damani. Hata mwa bagore mwe namwe muje kuruha, Wanawake na nyinyi mkwe na tii, mwa bagabo mwe namwe muje gukunda abagore banyu. wanaume mkwe napenda wa bibi zenu, Hari abaretwa si watumwa, ahubwo na bafasha, bali ni niko wasaidizi. Bibiliya ivuga. Vile ndivyo Biblia inasema. Numva mwahumvise neza. Nasikia mnapasikia vizuri, Ejo twahavuze ariko nabonye nta neza, nasema lakini milioni ariko abagore bose hakuna wake wote ni abafasha b'abagabo babo. wasaidizi wa Bwana. Umugabo niwe mutwe w'urugo, Bwana ndiye kichwa wa nyumba, abandi bose bagakurikira. wote wanafuata. Niwe dereva rero, Ndiye ariko ntabwo yabajya driving imodoka cyangwa na driving urugo aje kuruha mu rwobo, aende kuyi- ahubwo arabajya inzira nziza kugira ngo nabo bazanezerwe. nao wafurahi. Bene data n'abashiki bacu mwabyumvise, Imana ibihamishe mu mitima yabo. Ndani ya mioyo yenu. Turagarutse imbere y'Uwiteka. Abafite akazi nabo Wenye kazi nao bakaba babaha mandatory ku munsi wo gusenga, wanawapatia mandatory siku ya namwe musenge, nanyi muombe, natwe turabasengera, nasi tutawaombea, na bene data basenga babasengere, na watuko n'abashiki bacu babasengere, wadada waombee. kugira ngo izo mandatory zituma mudasenga. Ile kazi ya kuongezea kwenu acha kuombe. Gusaba Imana yacu kuyinginga ngo izifashe, Naomba Mungu tunamusifu namwe tusaidie. muje mubona kuri iyo mfashanyo. Nanyi mkwe mnapatikana kwenye Icyo msaada. ni icya kabiri. Ile ni ya pili. Icya gatatu, turahaguruka dusome ibyanditswe byera. Tatu, tutasimama na kusoma maandiko matakatifu. Yohana ubutumwa Yohana habari njema, igice cya kabiri, sura ya pili, umurongo wa mbere mstari wa kwanza turageza ku murongo wa kane. hadi mstari wa nne. Turongera dusome ibyanditswe, Tusome Ufunuo 19 19 uhereye ku murongo wa gatanu. ukianzia mstari wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ku munsi wa gatatu hacuza ubukwe bw'Ikana y'i Galileya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta vino bafite. Yesu aramubwira ati, mubyeyi,
igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mubikore. Ibyahishuwe ibice 19 ku murongo wa 6. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi n'iry'amazi menshi asuma risa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe, twishime, twihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Tunezerwe, twishime, twihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Kandi umugeni we ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza utanduye, urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati andika uti hahirwa abatoreye ubukwe bw'umwana w'intama. Amen. Mzee Karekezi anasema. Mzee Karekezi ataongoza hapo. Data twese w'ijuru, itari cyacu kamana yacu, Uwiteka Mana nzima, Uwiteka Mana ihoraho, izina ryawe rihabwa. Dushimye ko watumize twese ukatugejeje hano hantu, mu nzira izina ryawe rishimwe. Nta musozi wera atawumanukiye. Ndagusaba umanukira hano hantu. Twese dutumize ngaho. Ntawaje imbere yawe natutse gutwaye. Ahubwo abakugeze imbere bose bakorewe umugisha. Tubonera umugisha. Ijambo ryawe rirasomye. Aho umwana w'umuntu adashobora kubisobanura. Dusabwe ku mwuka wera w'ibyanditse abisobanura. Umukozi wawe uhagarariye musibye amavuta. Natwe abumva mwami udusibye amavuta y'umwuka kugira ngo twumve iby'umwuka by'amatorero. Amen. Ijambo ryawe rirarema. Ijambo ryawe rirutizwa. Kandi bireme kandi kubiteka muri zose. Amen. Turakwinjiza mu byo biza kugira ngo dusabye umutekano w'ijuru n'imbaraga ikomeye kugira ngo tubere umurinzi hano hantu kuko tubisabye umurimo wacu muri izina rya Yesu. Amen. Nashobora kwicara. Naweza keti. Imana yacu ihabwa icyubahiro Wetu apewe sifa. bw'amagambo yayo amaze gusoma. Maneno yake yakisomwa msemewa. N'ubundi turagarutse kugira ngo Tena tunarudia tugereke ibuye ku rindi, tutie juu twongere twibukanye. tuongeze tukumbushe. N'ukwibukanye Kuwakumbusha. kubera nta bishya dufite. Tuna mapya. N'ejo nibyo twari turimo, Ni vile tulikuwa n'ejo ndani. nibyo twari turimo, Tulikuwa n'ejo ndani. nibyo tuzumva, n'ejo nibyo tuzumva, Tutasikia. kuko ari byo kurya byacu. Bora hili ndio chakula yetu. Nta muntu n'umwe wakwiha ubumenyi Hakuna mtu mmoja anayezipatia ujuzi. ngavuge ngo gasoma mu byahishuwe, Anasema anasoma Ufunuo, ntabwo basomye muri Yohana, anasoma Yohana. kandi igihe hategeka yatubwirije ariho Tena yasoma. wakati atekana tuhubiri alisoma pale. Uwo ntibamenya. Ule anakuwa ule wa kujua. Kandi imbaraga z'umuntu Tena nguvu za mtu ziva mu kurya. zinatoka ndani ya kula. Ibyo turya Ile tunakula. tuzagumya tubirye, Tendera kulikula. twongere tubirye Tulikule. kugeza ku munsi wa areveni. Fika wakati wa kunyakuliwa. Nta bindi twahawe, Kuna vingine tulipewa. nta n'ibindi dukwiriye kurya Kuna vingine tunastahili kukula. usibye ijambo ry'Imana. Ila neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rero Neno la Mungu rihora ari rishya. na bendera ni jipya. Ejo nari ndi gusoma agatabo kamwe Kisha nilikuwa nasoma kitabu
nsanga hari ahantu nanditse ikibwiriza tariki 18 Fasi niliandika ubiri tarehe 18 ukwezi kwa 9 mwezi wa 9 2016 kwa asamblee yacu hii Kampala nilikuwa nasajikia kwa kanisa ya Kampala na Mungu wenyewe unaitwa Nyamongo na igeze yo message nilifikiri ujumbe numva ibyo wacu bihora ribishe nasikia vya kwetu numva biraryoshe nasikia ndio kabene wacu bikamba uko twari tumaze uwo munsi tulikuwa ile siku materaniro yacu ya muri Afrika kusanyiko yangu ya mwisho kule nari ndi kuza hano wakati nilikuwa nakuja mwinchi bwarakeye ndaza nilikuja nari nabyanditse lakini nilikuwa nabayandika nduriranye mu ndege ariko nagiye gusoma Bibiliya yanjye kusoma nabyo bisanga kuko nabyanditse nabyo ariko niliandika na mimi nilipata vile umukozi w'Imana yari kutwigisha mtumishi wa Mungu wakati atufundisha ijambo ry'Imana ryiza ryerekana ukuntu umugeni ari kwitegura tuonesha vile vya harusi anajiandaa umugeni uri kwitegura ntakunda amafaranga wakati anajiandaa umugeni uri kwitegura ntabwo yisiga makeup umugeni uri kwitegura ntabwo yitukuza iminwa umugeni uri kwitegura ntabwo yiyongera inzara ku zindi umugeni uri kwitegura ntabwo yambara imyambaro ya rupasura umugeni uri kwitegura bashiki bacu birinda amafaranga umugeni uri kwitegura bashiki bacu birinda kogoshwa bashiki bacu bakirinda kubaha imisatsi umugeni uri kwitegura bene data birinda kwambara amafaranga arakebye kutia suruali ya kupasuka pasuka nasomye nilisoma numva ndanezerwa nasikia na mimi nafurahi nje mukumbura ibyo kurya by'iwacu kuna shauku ya chakula ya kwetu Imana yacu rero yaturaritse kwetu kumbe alitualika n'ubundi turagarutse tena tunarudia tuje kurya tunarudia kula ibyo kurya tuje kurya kula tunakuja ntabwo wayibona muri Costco sio cha kupata ntabwo wayibona muri Samsung ntabwo wayibona muri Walmart ntabwo wayibona mu maduka ya Kroger ntabwo wabibona mu maduka y'Abahinde ntabwo wabibona mu maduka y'Abasipanish ntabwo wabibona mu maduka y'Abanyamerika ibyo kurya byacu turya aho bikomoka ni mu ijuru gusa nta handi sinzi niba mubikunze sijui kama unavipenda Imana yacu ibahumugisha kwetu awabariki mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo ubisanga hamwe gusa kutana mahali moja ari ijwi ry'Imana rivuze sauti ya Mungu ijwi ry'abantu na sauti ya watu rishobora kuvuga naweza kusema bana bagabira isamaki ntibahaza napatana samaki ariko Yesu yayigaba lakini Mungu anazigabura igakwira iteraniro ryose ndetse igasaguka inasalia iyo Mana ikora iyo mirimo rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo dusomye amagambo nasoma maneno ari muri Yohana ubutumwa bwiza habari njema atubwira ku bukwe bw'Ikana i Galilaya pia kwa harusi ya Kana huko aha bari batumiye umwami Yesu walikuwa wanaalika mfalme umwami Yesu Yesu bamutumira hamwe n'abigishwa mfalme Yesu akimwalika na wanafunzi wake na Mariya nawe yari arimo Maria naye alikuwa ndani nuko ibyo kurya biba bike chakula inakuwa kidogo aramubwira ati anasema eti nta vino bafite hawana mvinyo buriya nawe witegereje na wewe ukitazama arigenda yari afite inyota na naye ntabwo bakaba bari bayigabuye alikuwa bimugere wanakuwa wanagabula na hakumfikia ariko iwacu lakini kwetu niyo umwami wacu atanze vino mfalme akibana ntabwo ribanje yongora inguma ikavura imvune anatunza igatanga imbaraga igakiza abarwayi abafite umubabaro bakanezerwa wanakuwa na furaha abari batendeburitse ukabona bafite umunezero wanakuwa na furaha iyo Mana yacu ntihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo nta kindi tubazaniye izina y'umwami wacu adutereka hamwe n'umutsima twamara kubirya twasozaho bwino maze tukanezerwa tukanashagaruka maze tukayibyinira tunamchezea ariko umugabo wawe yakugira umwenda w'ibihumbi 5 ukamubwira ngo Imana iguhe imigisha ariko ntabwo wamubyinira ariko Imana yacu yo iyo uvuze rimwe twese turabyina tukitera hejuru tukabera umunezero wo kuja mu ijuru iyo Mana yaduteguriye ibyo icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo niyo twari
twashengereye uyu munsi pagani ijambo rigira riti dufite ubundi bukwe ntabwo ari ubwa hano ku isi gusa ubwa hano ku isi busa n'igicucu nta nubwo ari igicucu ahubwo busa n'igicucu ubwa hano mu isi busa n'igicucu igicucu cy'ubukwe ubwo ntari igicucu ahubwo bwo busa n'igicucu hari aho tuzagera ubona igicucu cyabwo kiri kukwegera uzaba ufite imbaraga uzaramura ikiganza uburwayi azakira uri kubireba uzirukana umudeho asohoke yiruke uri kumureba sinzi niba muri kubyumva hategeka nzahanura mu Kifaransa maze ndiziwagisobanure atarakize tuzaba dufite umunezero tutakuwa na furaha tuzaba twuzuye imbaraga tunajanga icyo ni igicucu cya bwawe ile ni kivuye harusi ubukwe bwa hano harusi hapa barabutegura wanaandaa bakambara wanavaa bakabara ngo abasere wanahesabu wadada barambara neza watavaa vizuri bafite iteme wana nguo zao ba nyirasenge washagazi wao bafite iteme wana teni yao ba nyina wabo mama yao nabo bafite iteme wana teni yao bakabyitwaza wana akajanisha koshi yuzuye kachakosha kujaa ariko yaje kubambika lakini akaenda kuavika ugasanga babiri babuze nakutana wawili wanakosa mshanana kubera ubukwe bwabo ariko ubukwe bwo mu ijuru tuzaba twambaye umwenda usa n'umwuka wera ntabwo tuzabura imyambaro tuzaba twambaye umwenda ariyo mwuka wera ese murabikumbuye turaganiriza ngo dufite ubundi bukwe ubukwe bwa hano ku isi nta mumaro ahubwo ubukwe bufite umumaro ubwo twateguriwe n'ubukwe wacu Yesu Kristo namara kuza rero gushyira umugeni azambara imyambaro iyo myambaro y'ubukwe ntabwo izaba mike icyangwa n'uwanje ukazaburiwe icyangwa mwene data ukazaburiwe icyangwa mushiki wanje ukazaburiwe ese murabikumbuye mu byahishwe munaho rero tunezere twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye burya bwasohoye ubukwe burahiye ndi kubabwira ngo ubukwe burahiye dufite ubundi bukwe ariko ubwo bukwe dufite buri kwaka umuriro ubwo bukwe dufite turabusatiriye ntabwo mwari mwabyumva ubukwe bwa hano barasereva karigazoki kabanje bagasereva umusurungu kabamuki bagasereva juisi kabanje ariko mu ijuru tuzaba twicaye ku meza imwe tuzaba turi gusangirira hamwe nta n'umwe uzabura ibyo kurya nta n'umwe uzabura ibyo kunywa byose byarateguwe ababikumbuye n'ababyifuje nibo baravuga ngo amina ababikeneye baricecekera kumbuye kuzaboneka muri ubwo birori bifuje bene data bifuje bashiki bacu kuzaboneka muri ibyo birori ni ukuganira ngo dufite ubundi bukwe ubukwe bwa hano ubura naho kwicara ariko iriya byose byarateguwe ubukwe bwa hano sare iba ntoya ariko inzu izabera ubukwe yarateguwe itatswe ibirahuri by'izahabu sinzi niba ukumbuye kuzagera kubaganiriza ngo dufite ubundi bukwe ubwo bukwe ntabwo buzabera hano ku isi ahubwo buzabera mu ijuru
ubukwe bwa hano bumara iminsi mike ariko ubukwe tuzajyamo buzamara imyaka 1000 zikumva nezerewe nawe reka mubwire ngo nawe binezererwe tuzaba muri ubwo bukwe imyaka 7 ariko bwa hano baba mu munsi umwe 2 3 ukwezi ariko pakundi ko bitu kwa buki ariko twebwe ukwezi kwa buki ni imyaka 7 miaka 7 ubukungu biboneye abagifunga banje ni bande imana bibaye n'izina rya Yesu Kristo dufite ubundi bukwe bwateguwe n'umugabo ukomeye uwo mugabo n'umugabo udaheruka izina rye ni Yesu Kristo uko yahoze ni kwari uko yahoze mu bukwe bw'ikana akaba bino niko natwe tuzabugeramo ntabwo tuzishwa n'inyota kandi ubukwe bw'ikana banyweye divayi y'umutobe ariko ubwo bw'ijuru bwo mu myaka 7 miaka 7 bwateguriwe vino uliandaliwa na mvinyo turahagera tutapafika iyo vino ile mvinyo iyo uyinyoye ukikunywa ni ugushagaruka kabisa kuko mu ijuru kwa mbinguni nta bibwiriza hakuna ubiri ni ukuririmba muri hamagara gukora repetition ndizwa gukora repetition hategeka gukora repetition zeruka gukora repetition bashiki bacu bari muri repetition yenda data bari muri repetition kuko tuzaba kuririmba kandi iyo ndirimbo ni indirimbo nshya tuzayiririmba buri muntu azaba afite gitari nanjye nzaba mfite gitari dore ukuntu nzacuranga dore ukuntu bene data bazacuranga ndi kubaratira ibirori bizabera mu ijuru ni ukuganira ngo dufite ubundi bukwe nakwifuriza abateranye kuzaboneka muri ubwo bukwe bw'abana bacu Yesu Kristo ababyifuza naje Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo tunezere tufurahi kandi twishime tufuraheni kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye kuwa harusi ya mwanakondoo inakaribia kandi uwo mugeni ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye uwo mwenda w'igitare mwiza ni imirimo yo gukiranuka y'abera arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubu n'umwana w'intama namwe murahirwa na nyie mnaheri ko ari mwe mwatoranyijwe kwa ni nyinyi mlichaguliwa kugana ijambo tena tunazungumza maneno yanasema ibuka aho Imana yadukuye uka mahali Mungu Uwiteka nitwe yamenye twenyine sisi alijua uko yamenye Abisirayeli bonyine natwe nuko yatumenye natwe araduhamagara none hahirwa aho Uwiteka yatoreye tuzaboneka muri ibyo birori ababikumbuye n'ababikunze na wenye wanavipenda bazabujamo wale wataingia naho abatabikunze wenye hawavipenda ntabwo bazabujamo wataingia ndani ariko lakini ngo ubwo bukwe ile harusi hazaba harimo umwambaro itakuwa vazi umwambaro ni ukuwutegurira hano kuandalia hapa nuwutegurire hano kuandalia hapa uzagerayo imeze neza utafika wiko vizuri ni ukuvuga ngo kusema eti umwami naza gufata umugeni kwa kuchukua bibi harusi azasanga yagiteguye atakutanisha jiandaa umugeni bibi harusi ntabwo azitegura nk'uko umwami atajiandaa kama ahubwo yitegura hakiri kare anajiandaa mapema ntabwo wakwitegura umwami ahubwo ni ukwitegura ataraza anajiandaa kabla kukuja sinzi niba muri kubyumva kabla kusikia umuhanuzi ari kuvuga ati nabii anasema eti umugore n'umugabo mke na mume kugira ngo bazajye muri paradizo waingie paradizo bayitegura bakiri ku isi wanajiandaa ulimwengu bagatangira paradizo yabo bakiri hano ku isi umugore n'umugabo niyo mpamvu tubahatira gukundana tugahatira umugabo n'umugore umugabo agakunda umugore we umugore nawe akubaha umugabo n'ijambo ry'Imana kugira ngo paradizo yacu tuyitangirire hano niba bibi biba byiza umwubahe niba bibi biba byiza ukunda umugore wawe niwe Imana yaguhaye umwambura mutahe
ukimkatana utamtupia wapi? Nusuzugura umugabo wawe urubaha bwana wako. Uzubaha Imana itari kureba kandi yaragushize umutwara nyamuba. Wale kusudi umutii. Wewe mugabo wewe uzanga umugore wawe ukunda Imana uzayibona ute kandi yaragushize umugore wawe wari ukunda. Kusudi umpende yeye. Paradizo yacu yetu tuyihera hano. Yatia hapa. Urabyemera? Nabikubali. Wanawake na wanaume, abagabo n'abagore, tutaanzia hapa paradis. Tuzatangirira paradizo yacu. Tukipendana, ukundana, tukiheshimiana, tukubahana, ni neno la Mungu, ijambo ry'Imana. Ababyemeye n'abakunze bagashiraho amen kandi bakabikora, abo nibo baraba bari gukora bagakora kugira ngo paradizo yabo ibone intangiriro. Paradizo yacu yo tuzajyamo tuyihere hano. Ubwo bwo tuzajyamo ni ukubuhera hano tugatangira gukora imirimo myiza, dukiranuke, dukundane, tubana amahoro n'abantu bose, tugirire bose neza, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Ukunde mwene data nawe agukunde kandi umusabire. Uramusabira iki? Imigisha. Umusabira iki? Urukundo. Umusabira iki? Kwihangana. Umusabira iki? Kugubwa neza kugira ngo Imana iri mu ijuru nawe ibigube. Iyo niyo mirimo yo gukiranuka yawe. Iyo kazi ya haki watakatifu. Urahirwa naheri wewe watorewe ubwo wewe uchaguliwa ili agusi. Ubinyanyagareho rero kuko ni iby'igiciro. Ni adamani. Tubinyanyagare. Sikamate lejereje. Umugabo umwe mume moja yari afite umugore w'umusinzi. Kuwa na mke mlevi. Yagera mu bara, akifika ndani ya bara agasoma inzoga, anakunywa pombe, yamara gusinda kisha lewa, maze akabyina mu bara, anacheza ndani ya bara, akabyina. Yagera mu rugo, akifika nyumbani, umugabo akamurazimisha ngo ntacumba kumbyina. Bwana akasema na mimi unaweza kucheza. Ugeraga mu bara, ugasinda, wamara gusinda ukabyinira abagabo bose bari mu bara n'abagore. Njyewe ndi umugabo wawe, nagukuye iwanyu, nakwambika, nakugaburira, ariko nta munsi n'umwe wari wambyinira. Ubwo umunsi ugomba kumbyinira. Uzirava mu kabare, nugera hano nanje umbyinire. Ukumva umurimo. Nasikia ile kazi. Imana yacu ni kangahe? Mungu wetu ni mara ngapi? Dukuye hakome. Alitoa mahali. Yadukuye kure. Alitoka alitosha mbali. Tunezerwe. Tufurahi. Twishime. Tuyihimbaze. Tuzayihimbaza tumutukuza je. Tuzayikomera mu mashi. Tuzayivugiriza impundu. Tuzayikubitira akaruru. Tuzayibyinira. Kuko duhaye parole. Uwasinze yabyinira abo mu bara. Umwami wacu aradutereka tukananirwa kunezerwa. Tunezerwe, twishime, duhimbaze Imana yacu kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye kandi umugeni we ariteguye, ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana. Ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Ni kazi njema ya watakatifu. Mu Kiswahili bavuze ngo ni Swahili nguo ya kitani. Wanasema nguo kitani. Wenda ni nguo kabisa kuangala. Singa amataga umwe. Nawaza kama maziwa na sumbaho kabisa kanenge haikataka. Hari gihe wareba amata ukabona mu ngoya. Na wakati tunaangalia kabisa maziwa na alikuwa mwenda ya ng'ombe, lakini nguo mwenda utambi. Nguo kabisa urabagirana ukumera mete. Kabisa na angala. Bisabye ngabana b'Imana bazamba uwo mwenda ngo bari kurabagirana wanaangala. Kondi kubibifuriza ndabitakia nange ngabyifuriza iyo Mana nibidukorera uzukuntu tuzaba tunezerwa uzukuntu tuzicana n'umwana wacu tunezerwa kandi ngo tuzabaho iteka ryose nta n'umubabaro turangwa. Usomere Matayo. Soma Matayo 20. Matayo 20. Umurongo wa 28.
undi aturebera Yohana ubutumwa bwiza 12 umurongo wa 14 na 15 Matayo 20:28 Amen. Matayo 20:28 Soma Luka Prito Yohana 12:14 Yesu abonye icyana cy'indogobe acicaraho uko byanditswe. Yesu abonye icyana cy'indogobe acicaraho uko byanditswe. Witinya wa mukobwa w'Isiyoni, mukobwa w'Isiyoni ni wowe ndikubwira. Witinya, humura mukobwa w'Isiyoni, witinya, dore umwami wawe araje. Amen. Witinya mukobwa w'Isiyoni, mukobwa w'Isiyoni we kongera kugira ubwoba. Mukobwa w'Isiyoni ntutinye, dore umwami wawe araje. Ahejwe n'icyana cy'indogobe. Maze araza iparika i Yerusalemu, afata vile. Abari bazi ku mwami wacu adafite imodoka, abaraje ari kutubwira ngo witinya mukobwa w'Isiyoni, dore umwami wawe araje. Ahejwe n'icyana cy'indogobe, aje gushyikira umugeni. Mbese wa mugeni uriteguye? Umukwe wacu ari bugufi, araje. Humura, we kongera kugira ubwoba, we kongera gutinya wa mukobwa w'Isiyoni. Umwami wacu araje kandi aje bwangu. We kongera gutinya, ahetswe n'iki? N'icyana cy'indogobe. Hatari kugira wongera kugira ubwoba ngo turatinya kuri iyi si. Umwami wacu ari kubikora vuba vuba, ari kubikora bwangu kugira ngo adutware. Nawe ndi kukubwira ngo ataraza itegure kubona bwangu, asange nawe uri tayari. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuganira ngo dufite ubundi bukwe. Ubwo nibwo bukwe turajyamo, kandi ubwo bukwe turabujamo ntabwo duta. Ubwo bukwe turabujamo dufite umunezero. Ubwo bukwe turabujamo dufite ibyishimo, kandi ibyishimo dufite nta bindi, ibyishimo by'agakiza. Umwami yaduhaye agakiza, amaze kuduha agakiza araducungura, amaze kuducungura aduhindura kuba umugeni. None witinya, kuko uwo mugeni we wayo yakoye araje, aje kumutwara, ahetswe ku cyana cy'indogobe. Ese uramwiteguye? Utiteguye rero ngiye kubona bwangu witegure. Yesaya yarabituratiye. Aravuga ngo muri ubwo bukwe hazaba harimo ibintu byiza cyane. Ntabwo tuzarya amagufa muri ubwo bukwe, ntabwo tuzanywa amazi, ahubwo bateguriwe ibyo kurya, bateguriwe ibyo kunywa bibyibushye muri ubwo bukwe. Sinzi niba mubikunze. Kuganira ngo dufite ubundi bukwe, ntabwo tuzaryamo amagufa mu bukwe. Ko tuzamara ubukwe, tutazamara umunsi umwe, ahubwo tuzamara imyaka 7 turi mu bukwe, tunezerewe, turi mu kwa buki hamwe n'umwami wacu. Tuzaba mbese turi kurya iki?
Yesaya 25. Yesaya 25 umurongo wa 6 urageza ku wa 9. mstari wa 6 hadi wa 9. Kanze nanje mbashaka. Yesaya 25 umurongo wa 6 kugeza ku wa 6 hadi wa 9. muhereze muzee mikoro ahasome. Patie mzee Mike apasome. Buri muntu atege ugutwi. Kila mtu atege masikio. Kuganira ngo nazungumza dufite ubundi bukwe. Tuna wengine harusi. Mbese murabukumbuye? Wewe mna shauku yake. Mukumbuye ubwo bukwe? Mna shauku ya harusi. Tuware mkundaje mukumbuye. Waone na mimi vile na shauku. Na hageze mbona wahageze kama unafika soma. Makinyari na 5 mstari wa 6. Yesaya turatiye Yesaya tuambie nabii Yesaya vile tuambia 25:6 hadi 9. Kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyir'ingabo azaharemerera amahanga yose ibirori, ayabagire ibibyibushye, ayatereke vino y'umurera, ibibyibushye byuzuye imisokoro na vino y'umurera imiminnye neza. Kuri uyu musozi niwo azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Amen. Uwiteka ni Bwana Mungu. Yicaye. Jikalie. Mukama ka Yesaya. Kinywa ya Yesaya. Kuri uwo musozi. Vile mulima. Kuri uwo musozi. Vile kuyi mulima. Uwiteka Nyir'ingabo. Bwana Mungu mwenye azaharemera amahanga yose ibirori. Ataumba kabisa taifa yote. Hari abari muri Kongo, hari abari mu Rwanda, hari abari mu Burundi, hari abari muri Amerika, hari abari mu Uganda, hari abari mu Israeli. Kuri uwo musozi Uwiteka Nyir'ingabo azaharemerera amahanga yose ibirori, ababagire ibibyibushye, yuzuye imisokoro na vino y'umurera imiminwe neza, irarongowe, ntabwo ari amazi, ntabwo ari umutobe, ahubwo ni vino kandi n'ibasomaho ukabwira umwami ukanezerwa. Uwo mwami ndamushima yabiteguye neza. Ibibyibushye byuzuye imishokoro, ntabwo ari iby'amagufa, ahubwo byuzuye imishokoro, birabyibushe. Hano kuri iyi si ntabwo twari twabona ibyo bibyibushye. Hano kuri iyi si ntabwo twabibona. Byuzuye imisokoro, birimo amavuta menshi. Ahandi ngo iby'amazi atigeze abona, iby'amazi atigeze kubona, abamukunda abo ni bande? Ni umugeni we. Uwo mugeni we ni